Reka twongere dushime Imana yongeye kwemera ko twongera kubumbura ibitabo byera tukigira hamwe ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Muri iki gihembwe cya gatatu turi kurebera hamwe cyangwa se turimo turigira hamwe igitabo cya Mariko. Ariko muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko igira iti ibitangaza yakoreye ahakikije ikiyaga. Ibitangaza yakoreye ahakikije ikiyaga niyo nsanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka muri Mariko igice cya 5 umurongo wa 19 hagira hati, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu wa kane, dufite ingingo ifite umutwe ugira uti kwanga no kwakirwa. Kwangwa no kwakirwa nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Ndakwinginze mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha byacu. Kuri uyu munsi wa none twongeye kuza imbere yawe dufite inyota yo kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe Umwuka wawe wera abane natwe muri aka kanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kwangwa no kwakirwa niyo ngingo y'uyu munsi. Reka dusome muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 6. Mbese niki cyatumye Yesu yangwa n'abantu bo mu mudugudu w'iwabo? Nshuti mukundwa, muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 1 tugeze ku murongo waho wa 6. Niki cyatumye Yesu yangwa nabo mu mudugudu w'iwabo? Igice cya 6 umurongo wa Mariko, igitabo cya Mariko umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 6. Yesu ari Nazareti atuma intumwa, avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye, aherako yigishiriza mu isinagogi. Benshi babyumvise baratangara bati, ibi byose uyu yabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bitya akora abikura he? Mbese siwe wamubaje mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni, bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birabayobera. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Atangazwa nuko batizeye, agendagenda mu birorero impande zose yigisha. Kristo nyamara igihe yajyanaga ubutumwa iwabo ntibigeze bamwemera. Ntago bigeze bemera ibyo Kristo yigishije. Ubusanzwe iyo umuntu avuka ahantu nko mu mudugudu muto, iyo abaye ikirangirire, abantu b'iwabo barabyirata bakamuvuga imyato. Ariko ku bantu b'i Nazareti siko byagenze. Batewe ipfunwe n'ibikorwa bya Yesu, batangazwa n'uburyo ari umwigisha
w'igitangaza kandi ukiza n'abantu indwara, kuva ku rwego rw'umubaji akaba umwigisha w'igitangaza. Byasaga nk'aho bibakomereye kubyemera. Hashoboraga kuba harabaye ibintu bimwe byabatangaje cyane. Kimwe mu byo yakoze akaba ari igitangaza cye n'icyo yakoreye i Kaperinawumu. Iyo dusomye muri Luka igice cya 4 umurongo wa 23, kandi yari yamaze kugira ibyo atumvikanaho n'umuryango we. Inshuti mukundwa, Kristo ahanga bigaragare ko abiwabo batigeze bemera ubutumwa bwe igihe yigishirizaga mu mudugudu w'iwabo. Aha rero tugiye kongera dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Duhere mu gice cya 6 umurongo wa 7 tugeze wa 30. Mbese ni mu buhe buryo umurimo wo kubwiriza ubutumwa Yesu yoherejemo intumwa ze 12 bihabanye no gucibwa igihanga kwa Yohana umubatiza. Aha rero tugiye kureba intumwa ze 12 uburyo zigishije aho Yesu yazitumye. Mbese twibaze tuti ubu butumwa bwabo ni gute buhabanye no gucibwa igihanga kwa Yohana umubatiza? Aha rero igice cya 6 cya Mariko duhere ku murongo waho wa 7 tugeze kwa 30. Bukeye ahamagara abo 12, aherako atuma 2 abaha ubutumwa bwo gutegeka abadayimoni, abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine. Ati, mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, ahubwo mukwete inkweto kandi nimwambare n'amakanzu 2. Kandi arababwira ati, inzu yose muzacumbikamo abe ariyo mugumamo mugeze aho muzayicumbukuriramo. Aho abantu batazabacumbikira ntibakabemere, nimuvayo muzakunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane. Birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta abarwayi benshi barakira. Nuko umurongo wa 14, Herode yica Yohana umubatiza. Nuko umwami Herode arabyumva kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati, Yohana umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Ariko abandi baravuga bati, ni Eliya, abandi bati, ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe kubwa Herodiya wari mukamwene se Filipo, kuko Herode yari yamucuye. Kandi Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko ucyura mukamwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira ashaka kumwica, ntiyabona uburyo. Kuko Herode
yatinyaga Yohana azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda, ndetse Herode amwumvise akora byinshi amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nuba umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana umubatiza. Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka ko umpa nonaha igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abasangira nawe, ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana, aragenda agicira mu nzu y'imbohe. Akizana ku mbehe agiha uwo mukobwa, nawe agishyira nyina. Abigishwa be babyumvise baraza, bajyana umubyimba bawushyira mu mva. Nshuti mukundwa, reba uburyo Yohana umubatiza yishwe kubw'umunezero w'umukobwa wa Herode. Umurongo wa 30. Nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Nshuti mukundwa, iyo nkuru ya Mariko ya 3 ikubiye mu yindi iboneka muri Mariko. Ubu mu cyigisho cya 3 twize iby'inkuru ikubiye mu yindi. Umurimo wagombaga gukorwa n'intumwa 12 wo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu ahantu hose, uhabanye n'ifungwa rya Yohana umubatiza no kumucecekesha. Abigishwa babwiwe kugenda batwaye umucyo w'ubutumwa bwiza, kandi uwo murimo bakaba bagomba kuwufashwamo n'abandi. Ubwo buryo bw'imikorere butuma abavugabutumwa bafashwa nabo bashiriye ubutumwa nko kubacumbikira. Ibyo bagomba gufashwa nabo bashiriye ubutumwa nko kubacumbikira. Ibyo bikaba bituma bagirirana ubumwe n'abakeneye kumenya ubutumwa babazaniye. Ariko Yohana umubatiza nta mushikirano yari afitanye na Herode ndetse n'umuryango we. Urupfu rwa Yohana ruvugwa mu buryo bubabaje mu gihe umugambi Herodiya yuriragaho ukwivuguruza kwa Herode n'iruba rye. Umukobwa wa Herodiya nawe yatumwe ibintu birushaho kuba bibi, bituma bimworohera gushyira mu bikorwa umugambi we mubishya, ari wo gusaba igihanga cya Yohana ku mbehe. Gucecekesha ijwi rya Yohana umubatiza byabereye rimwe n'igihe intumwa 12 zatangazaga ubutumwa bwo kwihana ibyaha nk'uko Yohana yabigenzaga. Urupfu rwa Yohana
rwacuriraga urwa Yesu. Yohana yarishwe arahambwa, bikavugwa ko yanazutse mu bapfuye. Uyu Yohana wapfuye akanahambwa, urupfu rwe rwacuriraga urwa Yesu, kandi bivugwa yuko Yohana yazutse mu bapfuye. Kandi inshuti bakundwa, na Yesu nawe niko byagombaga kuzamugendekera, yagombaga kuzuka mu bapfuye. Inshuti bakundwa rero, iyo dusomye igice cya 15 cya Mariko, tubonamo iby'urupfu rwa Yesu n'uburyo Yesu yapfuyemo. Kandi twareba igice cya 16, tureba ibyo kuzuka kwa Yesu. Izo nkuru rero zifitanye isano zacuriraga akaga ibyendaga kuzaba kuri Yesu n'abayoboke be. Inshuti mukundwa, Yesu Kristo yageze igihe arangwa cyane, kandi mu by'ukuri ibyamubaye cyangwa se ibyabaye kuri Yesu byari ibintu bigoye cyane, kandi biragoye kugira ngo ube wakwiyumvisha ibyabaye kuri Yesu, ko byari ibintu bigoye cyane. Yesu yageze igihe arangwa cyane, yangwa kandi n'abantu be. Abo yakizaga nibo bamwanze, abo yaje kubera incungu nibo bamwanze. Inshuti mukundwa, mu gihe kiri imbere hano, birashoboka ko nawe ushobora kuzangwa. Birashoboka ko nawe abo witaga inshuti zawe bashobora kuzakwanga. Birashoboka ko nawe abo wita abavandimwe bawe bashobora kuzakwanga. Ariko ndakwinginze kugira ngo uzakomerere muri Yesu Kristo, kuko Yesu yatubereye urugero rwiza rwo kubana n'abanzi be. Abashoboraga kumubamba nibo yabanye nabo. Nshuti mukundwa, dukomerere muri Kristo, kuko niwe rutare rudukomeza. Ndakwinginze kugira ngo kuri uyu munsi usabe Mwuka w'Imana imbaraga zo kugira ngo ziza kubashishe kubana nabo bashobora kuzakwanga mu gihe kiri imbere. Dukomerere muri Kristo, kuko ari we rutare twisunga. Reka njye nawe dukomeze dusabe imbaraga z'Imana kugira ngo izabashe kutuyobora mu bihe byose no mu bihe by'amakuba biri imbere hano. Reka duseze icyigisho cy'uyu munsi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Twongeye kwishimira ko wabanye natwe no muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze ubane natwe, uduhe n'imbaraga zo kugira ngo tuzashikame mu bihe by'amakuba biri imbere ahanga bidutegereje. Umwuka wawe wera azakomeze abane natwe, atuyobore mu kuri kose. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.